ntibidutera ubwoba turabivuga dushize amanga. Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze, turamwamamaza niyamamare kwire mw'isi yose. Mwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka, Mwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyawe. Mana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Naruwagupfa zize ibicumuro, kubw'amaraso ya Yesu ndi muzima. Hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye umwana w'Imana. Naruwagupfa zize ibicumuro, kubw'amaraso ya Yesu ndi muzima. Ameni, 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 umwana w'Imana. Ameni, 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 umwana w'Imana. Ameni, 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 umwana. Inyanja itukura ibibonye irahunga, Yorodani ibibonye iteze umugongo, imisozi miremire itereje urw'amasekurume y'inama, kandi imbaraga zawe zirakomeye. Ndagushimiye Yesu, himbazwa n'agucurahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana itangaje, urahebuje. Mw'isi no mw'ijuru nta Mana twabona imeze nkawe, nta niyo tuzabona. Ahubwo Mwami Imana yacu, twishimiye Mana kongeye kudutiza ibihe byiza byo kugutaramira. Tugirire Mwami Imana yacu imbabazi n'urukundo, dukumve Mana ndetse n'umutima wawe kumva, isubizwe nk'imbaraga, kugira ngo Mwami Imana yacu ubashe kuruhuka. Tugirire neza Mana, dukoreshwe n'imbaraga zawe Mwami we, niko ijambo ryawe riza ritubwira ngo dushobozwa nawe, wowe uduha imbaraga. Tugirire neza Mwami, turasaba ubwiza bwawe Mana, n'imbabazi zawe ngo bizibane natwe. Ndagushimiye Yesu mwiza, mu izina rya Yesu, amen. Mu buzima hari ibyiza tubona, tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho. Nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, nashimwe. Mu buzima hari ibyiza tubona, tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho. Nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, nashimwe. Mu buzima hari ibyiza tubona, tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho.
nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Nashimye amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Nico gituma umutima wanje utazatinya na gato, nazarekura ubugingo bwanje ngo buzimire burundu. Nibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, uko n'ibisigaye byose azabikora. Nico gituma umutima wanje utazatinya na gato, ko azarekura ubugingo bwanje ngo buzimire burundu. Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, uko n'ibisigaye byose azabikora. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Tuzahoberana na Yesu, tuzasangira nawe imibabaro irangiye, hazaba guhimbaza Imana. Tuzahoberana na Yesu, tuzasangira nawe imibabaro irangiye, hazaba guhimbaza Imana. Muri ico gihugu ntihaba kubabara, muri ico gihugu ntihaba no gupfusha, n'amahoro masa abayo, bahimbaza Imana urudaca. N'amahoro masa abayo, bahimbaza Imana urudaca. Muri ico gihugu ntihaba kubabara, muri ico gihugu ntihaba no gupfusha, n'amahoro masa abayo, bahimbaza Imana urudaca. Igihe kirageze, kirasohoye, cyo gusanganira umwami wacu Yesu, tukibanira nawe iminsi yose, aho tutakiba barukundi.
tukibanira nawe iminsi yose aho tutakiba aho namenyeye inzira nyakuri sinasubiye kuyoba namenye ko ari izanshitsa mu ijuru aho namenyeye inzira nyakuri sinasubiye kuyoba namenye ko ari izanshitsa mu ijuru aho namenyeye inzira nyakuri sinasubiye kuyoba namenye ko ari izanshitsa mu ijuru aho namenyeye inzira nyakuri sinasubiye kuyoba namenye ko ari izanshitsa mu ijuru sinzayoba namenye inzira n'inzu yanjye ntizasenyuka nahishuriwe ibanga ryiza nukumenya Yesu Kristo nahishuriwe ibanga ryiza nukumenya Yesu Kristo nahishuriwe ibanga ryiza nukumenya Yesu Kristo mbese ni Imana imeze nk'Imana yacu yo niyo nyine ibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose ibisigaye izabikora mbese ni Imana imeze nk'Imana yacu yo yonyine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora 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 uhimbazwe Yesu ntabwo icyubahiro uwo Satani takakuyobye wowe wibagiwe umusaraba wa Yesu Kristo kubarimbuka n'urupfu ariko twebwe bizera Yesu imbaraga z'Imana
mutima waje ufite amashimwe atamagwa n'ibihe, no mu rupfu uzayasohokana. Shima Imana ibihe bidashira. Mutima wanjye ufite amashimwe atamagwa n'ibihe, no mu rupfu uzayasohokana. Shima Imana ibihe bidashira. Mu bupfubyi mu bukene oya niyamagwa n'ibihe, ubuzima na nyuma y'urupfu niyamagwa n'ibihe. Gushime ntemukiza we nuzuye amarira y'ibyishimo, ndirimbe ntemukiza we nuzuye amarira y'ibyishimo. Ndi mu bwoko buhiriwe, abakwiringiye bose urabibona. Uri umwami utajya ubura ukagira, niwe ujya umanagura amarira, ujya umisha umwanzi atagera. Abakwiringiye bose urabimana. Aho namenyeye inzira nyakuri, sinasubiye kuyobayo. Namenye ko ari izashitsa. Aho namenyeye inzira nyakuri, sinasubiye kuyobayo. Amenye ko ari izashitsa mw'ijuru. Ntibidutera ubwoba turabivuga dushize amanga. Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze. Turamwamamaza niyamamare kwire mw'isi yose. Mwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka, mwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka. Uwizera umwana naho yaba yarapfuye azongera biho, azongera biho. Sinashidikanya ku rukundo rwawe, mu mutima gwangezemo rumindura kubundi. Ubuzima bwanje bwahindutse busha, ico nico gihe bwagize igisobanuro. Ico nico gihe bwagize igisobanuro. Hari Imana itameze nk'abantu, hari Imana idakora nk'abantu, hari Imana itavuga nk'umuntu, no gutegura nitegura nk'abantu. Hari Imana itameze nk'abantu, hari Imana idakora nk'abantu, hari Imana itavuga nk'umuntu, no gutegura nitegura nk'abantu.
ibibazo n'ibiraje nshinga itegereje kuyizera gusa ibibazo n'ibiraje nshinga itegereje kuyizera gusa hari Imana itameze nk'abantu hari Imana idakora nk'abantu hari Imana itavuga no gutegura nitegura nk'abantu ibibazo n'ibiraje nshinga itegereje kuyizera gusa ibibazo n'ibiraje nshinga itegereje kuyizera gusa ibibazo n'ibiraje nshinga itegereje kuyizera gusa akira ishimwe ryaje yewe Mana we akira ishimwe ryaje yewe Mana we akira ishimwe ryaje yewe Mana akira ishimwe ryaje yewe Mana akira ishimwe ryaje yewe Mana akira indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe umutima wuzuye ibinezaneza igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje Mana igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje Mana igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje akira indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe umutima wuzuye ibinezaneza igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje Mana igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje Mana akira indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe umutima wuzuye ibinezaneza we igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje Mana we igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga kwanje Mana we igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije kwanje Mana we igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga igihe nagukomangiye mwami warankinguriye wasubije gusenga hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana naruhagupfa zize ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ndimuzi hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana naruhagupfa zize ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ndimuzi ameni 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 umwana w'Imana ameni ameni ameni
itukura ibibonye irahunga, Yorodani ibibonye iteze umugongo, imisozi miremire itereje urugwa amasekurume y'inama, kandi imbaraga zawe zirakomeye. Kurondora imbaraga zawe ntibyoroshe, amaboko wakuje Isiraheli n'igipata. Inyanja itukura ibibonye irahunga, Yorodani ibibonye iteze umugongo, imisozi miremire itereje urugwa amasekurume y'inama, kandi imbaraga zawe zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye we, ayiwe Mana imbaraga zawe zirakomeye, ayiwe Mana imbaraga zawe zirakomeye. Mana we, Mana imbaraga zawe zirakomeye, Mana we, Mana imbaraga zawe zirakomeye, Mana we, Mana we, Mana imbaraga zawe zirakomeye, ayiwe Mana imbaraga zawe zirakomeye, Mana imbaraga zawe zirakomeye, ayi Mana imbaraga zawe zirakomeye. Bamaze kwambuka inyanja, Miriyamu araririmba, haleluya Yesu. Amina, 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 yanguze urukundo, undi wese atabasha kunkunda. Imibabaro yari myinshi, oya ntiyananiriwe mu nzira, yaroraga ibyishimo yashizwe imbere nyuma yo kunesha. Ndashima ko yansigiye isezerano ngo nzamusanga. Ndashima ko yansigiye isezerano ngo nzamusanga. Imibabaro yari myinshi, oya ntiyananiriwe mu nzira, yaroraga ibyishimo yashizwe imbere nyuma yo kunesha, yaroraga ibyishimo yashizwe imbere nyuma yo kunesha. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, yankuye kure mu isayo y'ibyaha, maze ampa ubugingo, ubugingo bw'iteka. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, yankuye kure mu isayo y'ibyaha, maze ampa ubugingo, ubugingo bw'iteka. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanje, ankozeho wese mera ko ndahinduka,
nanjye nsibera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko ankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko ankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ni hasi Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyago Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane Mana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyane kandi igenera umuntu wese ibimukwiye tiyazabura intambara kana amahoro azaho keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago tiyazabura intambara kana amahoro azabura keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago tiyazabura intambara kana amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho tiyazabura intambara kana amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago kw'irembo ubari kw'irembo n'ukwara
yasaraje yoyoyo kanageze mukiza dufite agahinda kenshi kubwo bayoba bava mu byizerwa muri iyi minsi ikora ibitangaza Mana bamenye kudahinduka benshi barabacuye baratashe bararuhutse baranezerewe na cyiza twakoze mukiza wacu we cyatumye uturinda kaga umunsi ushitse ku isaha wagenye ubwo tuzakureba uhamagare amazina